wa mubyeyi wese ugira ngo abana b'iki gihe ko ari kubabaye. Wa muntu w'agahinda ntikica akagira mubi. Mutuze twumvikane. Murakoze. Nk'uko mubizi uyu mwana yaramaze igihe kinini ataba hano, none yagarutse. Nimureke rero tumutege amatwi twumve icyo atubwira. Mubyeyi, ndabizi narakubabaje cyane, ndetse ngira inama nyinshi mbonera ibiti mu matwi, ariko nyuma naje kubona ko irya mukuru ritinda n'irihere. Niyo mpamvu nafashe uyu munsi nkagaruka. Ni ukuri mbabarire, ndabizi narakubabaje cyane, ariko nyuma naje kwisubiraho kandi ndicuza impamvu nagukoreye ibintu nka biriya byose. Mbabarire, ntabwo nzongera. Mutuze twumve ijambo ry'umubyeyi we. Agiye kuvuga, muceceke twumve. Bakobwa bakowe babyeyi babyaye imvuga ikindeke cyikora akumiro. Abana twibyarira ngo bazaba bamumara tuvunika nta kwitsa nta kwitsamura, usinzira udasinzira upanga imishinga kubw'ikibondo cyawe ngo wenda haratazabura ejo hazaza akahazaharira. Ngaho ejo bundi yegeye ijuru nawe akumva yegeye ijuru, ubwo amatwi agatangira kuyicerera, ubwo nta kumvira ibyo bishakira inyuma yahuye, kandi ubwo ngo ntibigezweho. Ngiyi imico ntazakurwa, kandi ngo niko gukura imvugo ntaziyatoragura urungano rukamubana urungamanga, ahubwo akababaye w'agasozi atyo. Ubwo nanjye imisozi ikanyota aho nciye bacana amasiri ngo nabaye bapfa kurera, nashyize imbere ubuvuke uburere mbuheze iwanjye ikimenyimenyi n'uwo nabyaye. Wa mwana we warambabaje bihagije, wangize ikiro ry'imigani ngo kubyara ni ishyano no kutabyara ni irindi, ubwo ninjye bari kuvugiraho. Harya ubwo ngo ni ihame tuzabyakire nyine, nta kumuhana ajyayo no gutegereza akavayo kazana amarira nk'aya yose ngo aje gusaba imbabazi. Utabyibutse mbere hose nkugira inama ukanga ukandebera ku rutugu maye ngo umaze gukura uzi kwifatira icyemezo ubuzima bwawe n'uwo buyobora, ariko ndorera aho wabuyoboye. Ntacyo wigeze umburana muri duke nari mfite, nakumenyeraga ibyo ukeneye, ariko irari ry'ibipfuye amaso no kwifuza kubaho nk'abariya bikwereka kudakunzwe ndetse kuba nakandamijwe cyane, urangije uti ngenda agiye. Wemera kurara mu mihanda nyamara utarubuze aho urara, uremera uba nyir'imihana nk'aho wabuze igihano, ariko burya nta mvura idahita amaherezo uragarutse. Niko mwadufashe nyine ngo imbabazi z'ababyeyi ntizishyire uko byaba byagenze kose, agomba kukubabarira. Kukubabarira ntacyo bintu ntwari kugiteye agahinda, nibaza ahazaza hawe urinze ungana utyo utazi gutandukanya icyatsi n'urunga sesa rumeze amanywa akambye. Niyo ntimba y'ababyeyi iki gihe nta kibabaza nko kubona uwo wabyaye akurageje mu gihagararo, nyamara yaraguhingiye amatwi amoshya, yarayubakiye ngo ingororane ikaba kwicuza ubwikube. Mwa babyeyi mwe mwana mureba ajya kugenda nuko byaje, yandazaga amajoro kenshi yitotomba uboshye ikirere cya Werurwe, ngo aribaza icyo namubyariye ntabasha kumusirimura nk'abandi. Ntanatekereza ngo arebe ko no kumubonera minerivare binsaba gupfa nkongera nkazuka. Nta kazi ke mbona nakora ngo byebona ndebe ko yazagera aho yigeze, ariko akigira impumyi ku bwenda akirengagiza ubukene buraha, ahubwo ngo ibigezweho byose nintabimugurira ntirirema. Ese ko yabyaye igishoro rw'urwitwazo rwabaye ko yimiye mu icukiro, ahubwo amaye mwana wanyu umunsi wakuze urwitwazo ruzaba uruhe? Kuzibera umucamanza ukibera umushinjacyaha n'avoka byakuyobera ukikatira burundu kuko uzabubonera ibyo bigukwiye. Ntawe utangejeje wa mwana we watumye urubwa rumbera, abaturanyi bongorerana kenshi ngo aho kubyara kuriya nzibera ingumba bigira inzira. Nuko nyine ubwira uwumva ntavunika, dore wabaye nyamwanga kumva amaherezo wemera kubona, ndabizi isi yaragukaranze ikiba utabonye ni ikitabaho mwana wanjye, nta cyiza cy'uburara kuza amatwi wumvira bakubyaye, kandi nizeye ko utazasubira. Ntiwumva umubyeyi koko? Ntiwumva inama mugiriye? Ababyeyi bose yaba batangaga inama nk'izi ngizi.